rero yaje kurenza ngo agiye kujya Washington gusinya ngo ariko ngo nta mixage na brassage kuriya kwa rukwica abakongomani mu mutwe ndetse no gukomeza kuresharesha abamwumva n'abamushyigikiye. Mixage na brassage ntabwo bivugwa mu masezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na Congo. Mixage na brassage bivugwa hagati ya AFCM 23 na leta ya Kinshasa aribyo biri mu masezerano ya Doha. Ibi bintu se ko numvishe na AFC nayo imera nk'ibyamaganiye kurebya mixage kubera ko mu byo bakeneye bo bavuga ko badashobora gufata ingabo zabo bamaze guforma neza ngo bazihuze n'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zamaze kumungwa na ruswa n'ibyaha ndaje tubigereho. Nashaka kukubwira bira bya mixage na brassage nshaka kubeshya abakongomani ntabwo bigomba kuganirwa i Washington hagati y'u Rwanda na Kongo. None se ni RDC zivanga na FARDC? Colonel Wiringoma amaze gutangaza nonaha ku bijyanye n'ingabo z'u Burundi ziri kwicwa izindi zikaraswa hariya Mwenga aho kuzijyana i Burundi n'imibiri kuyijyana i Burundi ngo hari mu bice bita Kasiga icyo bakiri kujugunyamo imibiri myinshi y'abarundi bari kugwa ku rugamba hariya. Urumva abarundi bari gushaka gusibanganya ibimenyetso byuko bari gukubitirwa hariya ko batabikozwa. Siyo mahitamo yabo bazubaka igisirikari gishya. Nibyo nakubwiraga wibuke ko batangiye kuvuga ko bashaka federalism. Aho bari bo bigenzurire bashyiriho ubutegetsi bwabo bashyiriho n'inzego zabo. Uvuga ngo bo bashaka icyo bita Republique Fédérale du Congo. Aho bari gice cyabo kibe kigenzura rwose. Bazagire central government Kinshasa byenda n'urugero ariko aho bari bo bigenzura bakagira ibyo bahuriza na Kinshasa bitari byinshi. Byose ingabo z'igihugu zikomeza gutsindwa ku mirongo y'imbere zigasiga abaturage bamerewe nabi nk'akarengane kurusha uburinzi bw'akababaro. Hari ababona umutekano uruseho aho M23 iyoboye kurusha aho leta iyoboye. Gira ngo ibi ngibi byanagarasweho na Bitakwira umwe mu badepite bo mu nteko nshinga amategeko hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona. Yes, reka ngo ikaze aho uri hose dukurikira umunsi ku munsi n'ibiganiro tunyuza ku Rugendo Online TV ndetse no kuri Inside Rwanda Media. Uhaye ikaze rero muri studio zacu ngiye tugiye kubana nitwa Gakire Samu ariko turaza no kuba turi kumwe na mugenzi wanjye Robert Sympathique. Ntabwo ameze neza ngira ngo abantu bari bamaze iminsi bamubona yararwaye ijisho ariko hari yambwiye ati kuba ntaza kuri kamera ntago biri buze kumbuza ko turi buze kubana mu kiganiro n'ubundi. Nshimira abantu bakomeza kubana natwe umunsi ku munsi batwereka ko turi kumwe nimba ari kandi nawe ubwa mbere winjiyemo hano muri uno muryango cyangwa se uhageze wanze ukore subscribe ukandi no kuri notification kugira ngo ujye ubasha kuba mu bambere bareba ibiganiro byacu. Kandi mbashimira nkomeza kubashimira cyane abantu mutwereka ko turi kumwe haba muri komanteri haba ndetse no muri mu buryo wabaduhamagara hirya no hino. Turaza kugaruka n'ubundi ku makuru hari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kuganira ku masezerano agiye gusinya ya Washington hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo. Tuza no kureba kandi ku mirongo y'urugamba ese bimeze bite M23 imwenga cyangwa se iri kugenda yigarurira ibice n'ubundi bivuga ko yamaze
kugota cyangwa se kimwe mu bice byari bikomeye cyane byashoboraga kubuza M23 gufata ahantu kwita Uvira, bivuga ko Uvira yananiranye. Yego, ndabanza guhera ku butumwa Wiringoma umuvugizi w'igisirikari wa FCM 23 ayi mukanya agiye ku rubuga rwe rwa X apostinga nyina ngo tura basha kubishyira mu Kinyarwanda. C'est très honte endure de voir les militaires burundais blessés à Kasika, Kirungutwe, Mwenga ont été transportés jusqu'à Walikare puis acheminés de force à Kisangani au lieu de les amener chez eux. Ils ont été abattus pour intérêt d'une seule personne, Ndayishimiye. Tugerageje kubisobanura mu Kinyarwanda bati c'est très honte. Birababaje kandi biteye isoni kubona abasirikare b'abarundi bakomeretse mu bice bya Kasika ndetse na Kirungutwe na Mwenga bajyanwa iwarikari hanyuma bagatwarwa ku ngufu kugeza Ikisangani aho kubasubiza mu gihugu cyabo bishwe ku nyungu y'umuntu umwe ari we President Ndayishimiye. Birakwiye kumenyesha ko abasirikari ibi n'ubundi asizeho il essaie de signaler que beaucoup de militaires burundais ont été entrés dans les forces communes à Kasika dans la participation avant de bâcler les armées burundaises devant les lions de Salambwe. Yego, birakwiye kumenyesha abasirikari b'abarundi abasirikari benshi b'abarundi bahambwe mu mva rusange y'Ikasika mu buryo bwihuse mbere yuko ingabo z'u Burundi zitsindwa n'iza Salambwe. Uvuga ngo FCM 23 rero yo iri kuvuga ko abasirikari benshi b'abarundi bari gupfira mu rugamba Uburundi bufite cyangwa se igisirikare cy'u Burundi FDNB bafite isoni zo kubasubiza kubashyingura i Burundi, ahubwo bakabashyingura mu mva rusange cyangwa se n'abakomeretse bakabajyana za Kisangani mu Oriye cyangwa se aho kubasubiza mu gihugu cyabo cy'u Burundi akaba ariho bajya kwivuriza. Yego, ibijyanye n'amasezerano ya Washington hano hari abantu bagiye babisesengura mu buryo bitandukanye. Amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amasezerano y'amahoro, ariko hari abantu bavuga ko bivugira gusa kurasirazuba hose ibintu bitangira ku buyobozi. Ibyo Perezida Tshisekedi Chilomba avuga mbere yuko imbere ya diaspora ni nk'ikinamico yo gushushanya isura y'ukuri yihishe inyuma. Hari ikintu kitajyanye mu magambo yavuzwe na Perezida Tshisekedi atangaza ko agiye Washington gushyira umukono ku masezerano avuga ko hari ibijyanye n'umucyo, ariko ako kanya gahita yerekana ijambo ngo no brassage no mixage. Ni kuvuga ngo nta brassage na mixage, uburyo bwo kuvanga ingabo nk'intwaro ya politike. Nyamara ayo magambo ahita yerekeza ku kibazo cya M23. Ibi biravuga ko rero mu gihe bimwe mu bintu bizagaragara cyane mu masezerano azomba gusinywa hagati ya FCM 23 cyangwa se na leta ya Kongo, harimo ko ikintu bita brassage na mixage, ni ukuvanga ingabo. Igihe cyose ingabo z'igihugu zikomeza gutsindwa ku mirongo y'imbere zigasiga abaturage bamerewe nabi nk'akarengane kurusha uburinzi bw'akababaro, hari ababona umutekano uruseho aho M23 iyoboye kurusha aho leta iyoboye. Ngira ngo ibi ngibi byanagaragazweho na Bitakwira, umwe mu badepite bo mu nteko nshinga amategeko hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yavuze ko rwose ariko yari kunenga Wazalendo cyane mu bice barimo ko abaturage bamerewe nabi, cyangwa se avuga ko
ariho hatari amahoro kurenzaho M23 iri. Iyi mitwaro iterwa n'umwiryane mu butumwa bwo gusenya ibikorwa ndetse ikaba ishobora kudindiza akamaro k'amasezerano ya Washington yagombaga kugira nk'ikimenyetso cy'itangira ry'igisubizo kirambye aho gutuza ibintu bitera urujijo bigasa naho ubutegetsi bugifite imyumvire yo gusiga ibintu byinshi ku rupapuro aho gushyira imbere inzira y'amahoro isobanutse. Mu by'ukuri aya magambo ntatuma igihugu cyagera ku gisubizo, ahubwo yerekana ko amahoro nyayo akiri kure, cyane cyane kugeza igihe ijwi rya politike rimeze nk'ukuri kwaho ibintu bigeze ababitera inkunga akamaro k'ibiganiro bihari. Ibi rero biragaruka cyane kuri Tshisekedi. Abantu barabizi ko Tshisekedi yakunze kujya ameze nk'umuntu wisubiramo cyane cyangwa se wisubiraho cyangwa se wemera ibintu none ejo akabihakana. Abantu barabizi aho yagiye rwose ukumva niwumva ngo AFC M23 igiye gusinyana amasezerano ko cyangwa se ibiganiro by'Doha. Ibi byose ariko hashurije umwanya ku muntu Tshisekedi yagiye kugura intwaro mu bihugu runaka, aho urumva ko nyine n'umwe mu bantu bataba bari gushaka, nta na rimwe yizerera ko amahoro ashobora kuboneka binyuze mu biganiro. Ubona ko we yamaze guhitamo ko amani itapatikana kutokana na kupigana cyangwa se ni peace through the strength. Uvuga ngo uri foke kurwana kugira ngo amahoro aboneke. Mugenzi wanjye Sympathique, uraho neza? Komera ntago meze neza, nari maze kubibwira abantu. Allo Robert Sympathique, waramutse? Umuntu bita Sympathique Iyandemye Robert ntago telefone ye iri kudukundira fresh, shaka ahantu hari hatari ama network, ariko birashoboka neza ko wenda turibuze kumufatisha. Sympathique, uraho neza? Yego ndaho naho samu Gakire. Komera cyane. Nari maze kubwira abantu badukurikiye ko utameze neza, abantu barumaze iminsi babwira ko urwaye ijisho. Nabwiye abantu rero ko bagiye kwa muganga, ariko ukavuga ati ntago ndi buze n'ubundi kubura mu kiganiro, ariyo mpamvu tuguhamagaye. Yego nibyo cyane niko bimeze, ariko urumva nyine ndwaye ijisho, sindwaye umunwa n'ubwonko biri gukora. Kandi byose n'ubuzima tugomba kubana na dore ko tugakomeza mu gihe byaba bigishoboka tukagira n'icyo dukora. Niyo mpamvu rero ari byiza ko twagira icyo tuganira. Yego Sympathique, nari maze kubwira abantu mu gihe amasezerano ya Washington ari bimwe mu amwe mwategerejwe ko ashobora gutanga igisubizo cy'amahoro arambye mu karere cyangwa se muri umutekano maze igihe udahari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu Burasirazuba, bigenda bigaragara nk'inzitizi. Tshisekedi we ubwe yongeye gusubiramo ati no mixage no brassage. Yego. Iryo jambo ni ijambo rikomeye cyane. Bimwe mu ngingo zihari zo kwigaho ku meza. Yego. Ni ingingo ikomeye cyane kuko ngira ngo aho harimo ibyo kuvanga ingabo. Reka ubwira utarabijyamo cyane. Ntabwo ariko Tshisekedi ntabwo abantu baramusobanukirwa. Reka nkubwire, ni ibintu byoroshye cyane kubyumva ku muntu wagiye akurikira cyane ibiganiro tugenda dukora. Reka nkubwire ibintu biganirwaho mu masezerano ya Washington. Mu masezerano ya Washington haganira Repubulika y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
icyo kibanza gisobanuka kandi amasezerano agiye gusinywa ni amasezerano koko nyine ya Washington agiye gushyirwaho umukono n'abaperezida ku mpande zombi ndetse banasinyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika amasezerano ya deal ku bijyanye n'amabuye y'agaciro kuri buri ruhande. Ibyo ni byo bigezweho. Ibyo yababwiye ibyo mwumvise avuga ngo ngiye gusinya amasezerano ngo iki n'iki bira byose yavuze yarangiza akabwira abakongomani ngo ariko ngo nta mixage na brassage bizabaho. Reka nkubwire biriya kwari ugusetsa abakongomani bya binda asanzwe bakora. Ubushize yari yanze gusinya nyuma y'amasaha 24 arabisinya ariko yabanje gutangaza ngo keretse u Rwanda n'imikore ingabo zarwo muri Kongo. None se u Rwanda ko byarangiye babisinye hari umusirikare n'umwe w'u Rwanda avuye ku butaka bwa Kongo. Mu gihe yagiye kubisinya abakongomani bari bakirangariye mu kuvuga ngo ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka, ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka, bajya kwiruturwa yamaze kubisinya yamaze kubica mu mutwe. N'ubu rero nibyo yababwiye n'ubundi yabishe mu mutwe. Biriya ni ukubeshya abakongomani kugira ikibazo mu bigiraho kuri deal n'ibyo bagomba gusinyaho muri Amerika. Ariko Sempa wenda uraza kubitwarira hamwe buri munsi duhora tubona cyane cyane iyo Tshisekedi yahuye na diaspora y'abakongomani abashaka kuyibwira ibintu bitandukanye n'ibihari. Twebwe nyine natwe no duhera tumenya igihari. Ngiye buriya mbere yamaze kuganira n'abantu amaze kwivugira n'umunwa we n'ibyo atangaje bitamenye ikigiye gukurikiraho. Urabona aya masezerano ya Washington agiye kuyasinya kandi namara kuyasinya abakongomani ni nabwo bazasobanukirwa ko nta kintu kirimo burya ko nta n'amahoro bateze kuzakuramo. Kubera iki ibintu byose bihora biza yo ari kuvugwa ko hagiye gusinywa amasezerano kuko no mu minsi ishize urabyibuka ko igihe yahuraga na diaspora iri muri Egypt mu Misiri yego nibwo yasize ameze avuze ati yego ibyo mbita ndakubwira ngo nibwo nase nkubwira ni kuva ari kuvuga ibi ngibi bisobanuye ko mu masezerano ya Doha bazayasinya abantu bo muri AFCM bakiri muri bya bice babigenzura ndetse banameze neza. Kiko byarangiye se yego byarangiye. Ibi rero yaje kurenzaho ngo agiye kujya Washington gusinya ngo ariko ngo nta mixage na brassage kuriya kwari kwica abakongomani mu mutwe ndetse no gukomeza kureshareshya abamwumva n'abamushyigikiye. Mixage na brassage ntabwo bivugwa mu masezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na Kongo. Mixage na brassage bivugwa hagati ya AFCM 23 na leta ya Kinshasa aribyo biri mu masezerano ya Doha. Ibi bintu se ko numvishe na AFC nayo imera nk'ibyamaganiye kure bya mixage kubera ko mu byo bakeneye bo bavuga ko badashobora gufata ingabo zabo bamaze guforma neza ngo bazihuze n'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zamaze kumungwa na ruswa n'ibyaha ndaje tubigereho. Icyo nashaka kukubwira bira bya mixage na brassage nshaka kubeshya abakongomani ntabwo bigomba kuganirwa i Washington hagati y'u Rwanda na Kongo. None se ni RDF izivanga na FARDC? Ni FARDC se izivanga na RDF? Nta mixage na brassage mu masezerano ya Washington. Icyo kibanza gisobanura ubundi ngena ibi bintu nabyibashijeho aya masezerano mu ngingo zirimo cyangwa se yurebye ibiyareba yego aya masezerano ibintu biyareba cyangwa se ingingo zirimo ziravuga ku Rwanda na Kongo uburyo ibihugu byose byombi bishobora gukorana cyane cyane mu buryo bw'iterambere yego ibi bintu bihuriye he n'ingabo bihuriye he n'imirwano ko we ari kubishyiramo kuvanga ingabo kandi aya masezerano ari kureba u Rwanda nta hantu ahuriye na ya AFCM 23 bisobanuke hano ku Rugendo Online TV ndetse no kuri Inside Rwanda Media TV bisobanuke amasezerano ya Washington atandukanye n'amasezerano ya Doha. Ibyo Tshisekedi agiye kujya gusinya Washington nta mixage na brassage birimo kuko ni hagati y'ibihugu bibiri u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahubwo buriya ikiyongereyeho yashakaga guhisha abakongomani nuko buriya baraza gusinya amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo ariko bitewe n'Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga baranayasinyaga bakoze basinye ntuza draft yayo kuvuga ngo bariya bo nukuza bashyiraho umukono wa nyuma ariko no mwibanga riri inyuma ni uburyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri buze gukorana deal
na Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'amabuye y'agaciro. Noneho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone zikaza gukorana deal n'u Rwanda, bakaza kubisinya. ubwo urumva ni amasezerano ari sayiko hagati y'u Rwanda na Kongo, ariko Amerika nayo ibifite mu ntuza. Ni nabyo rero abakongomani badashaka, bakavuga bati nimuramuka musinyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aya masezerano, ubwo ntabwo muzaba mutakaje igihugu cyacu. Ngubu umugabo bita uyu nguyu w'umudokiteri ufite ibitaro mu Kwege, ejo yaratangaje ati nyaboneka Tshisekedi uramenye ati uramutse usinyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika amasezerano ku bijyanye n'amabuye y'agaciro, igihugu cyacu urabugitanzemo ingwate. uri kubyumva? Martin Fayulu nawe yaramubwiye ati nyaboneka utasinya ayo masezerano hatabanje kubaho ibiganiro, amasezerano azasinya abaturage batayasobanukiwe byihorere. N'abandi ba Olivier Kamitatu induru zavuze muri Kongo ntabwo abantu bari kubyumva. We rero yashatse guhisha abakongomani ko ari buze kuvayo basinye izo deal zose, kandi nyamara abakongomani batarazifuzaga ko bazisinyana n'u Rwanda n'iya Amerika, bataragira ikintu bita ngo paix durable. Icyo bo bita paix durable ni uko ngo Amerika igomba kuzana intwaro n'abasirikare ngo bakarasa FMTC bakava muri biriya bice bakaza ikintu cyitwa restauration de l'autorité de l'État. Noneho ngo ibintu bikaba bigiye ku murongo, bakaba rero bavuga humuje ko na Patrick Muyawe yaravuze ngo nzahita njya no kwiturira igoma. Rero nicyo batekerezaga. None ibyo byose bikwanga, ahubwo amasezerano ya Doha yaje akubitira mu ivi, avunira mu ivi Leta ya Kinshasa, kuko bimeze nk'aho yabishyize ku munzani, byose birangana. Bagiye kujya kuganira kuri ziriya protocols, bazajya baganira kuri imwe. Icyo rero ni uko kimeze, ahubwo nyine mbaze kuri cya kindi nacyo warumbaje ngo uzi gusubizaho. Rero ibyo nari nkubajijeho bijyanye n'uburyo AFCM Ventura nayo idakeneye ko ibyo mixage na brassage biba nari mbibonye kuri reka nze nanabirebe nari mbibonye kuri X ya Lawrence Kanyuka. Yavuze ko itazafata ingabo zayo ngizi vange nari amadelenka bamwe bashamvure n'ibiki byose babafunze. Ati igisirikare gifite discipline ntabwo wakivanga n'aya mabandi. Uko byumva Kongo nayo ku ruhande rwayo ikavuga ngo nta mixage na brassage. reba Colonel Nanga ejo bundi yaravuze ngo reka nta kindi gisubizo. Igisubizo ni federalisme. Igisubizo ni federalisme niko Nanga yavuze. Colonel Nanga nubundi hano birimo reka mbe gusomere kuri kuta rwa Lawrence Kanyuka yanditse ngo nous avons toujours affirmé et réaffirmé sur la table de négociation l'intégration de brassage ou mixage au sein d'une armée de fait n'est pas notre choix. Nous allons conduire les nouvelles forces de défense et de sécurité de la République fédérale du Congo. Yego nukuvuga ko rero mu bijyanye n'ibiganiro ngo bajya babisubiraho kenshi bijyanye n'ibiganiro byo kwinjizwa mu ngabo zatsinzwe ko batabikozwa. Siyo mahitamo yabo, bazubaka igisirikari gishya. Nibyo nakubwiraga, wibuke ko batangiye kuvuga ko bashaka federalisme. Aho bari bo bigenzurire bashyiriho ubutegetsi bwabo, bashyiriho n'inzego zabo. Uvuga ngo bo bashaka icyo bita Republique Fédérale du Congo. Aho bari igice cyabo kibe kigenzura rwose. Bazagire central government Kinshasa byenda n'urugero, ariko aho bari bo bigenzura bakagira ibyo bahuriza na Kinshasa bitari byinshi. Ibyo bivuze ngo bizatuma igisirikare cyabo Armée Révolutionnaire Congolaise, igisirikare cya AFCM M23 kizaguma ari igisirikare gikomeye kandi kigenzura ibite byose byigaruriwe, cyangwa se iyo federalisme iramutse ibaye icyo gice cyose baba bafite igisirikare cyabo. Bisobanuye ngo ubwo n'ibindi bice bisigaye byakwiyubakira igisirikare cyabyo. Uri kubyumva? Bisobanuye rero nta mixage na brassage yabibayeho ku ruhande rwa AFCM M23 nk'uko babivuga. Aho indi mpamvu ihari, urabona gira ngo bamwe mu bayobozi bo muri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagenda babigarukaho bavuga ku buryo
bitewe n'imyitwarire ya Wazalendo ko ibice AFC M23 igenzura bifite amahoro n'umutekano kurenza ibyo bice birimo abo Wazalendo ndetse n'abandi basirikare. Ibyo nabyo bishobora gushimangira ko AFC takemera kuvanga ingabo bitewe n'uburyo yagaragaje amahanga yose isi yose ko ibice ifite biri secure more than ibice bigenzurwa na FARDC. Esa mu byanarenze urwo rwego uyivuze gutyo uba wibanze ku rwego rw'umutekano gusa urwo rwego AFM tensire yamaze no kururenga even economically no ku buryo buri economique none se nimba bari kubaka ibikorwa remezo bari kubaka imihanda bari kubaka ibitaro bari kubaka amashuri bari gushyira ibintu byose ku murongo bari kubaka inzego bashyizeho inzego z'ubutabera bari kubaka ku buryo amabanki azadafungura batitaye ku bya Kinshasa ariko ibyo byose ni gute bitabahereza ikintu ubundi iby'amaso aduhereza ese wamenye ko ubu ngubu usibye umuganda wamenye ko ubu nabo bari gukora siporo rusange ubu ngubu tuvugana ubu turi gukora iki kiganiro mu mujyi wa Goma rwose barangajwe imbere na guverineri ubu bari gukora ikintu bita siporo rusange mugenzi wanjye mwana ndake rwose yarayirimo mu kanya yarari kubimbwira none se samureka mubaze wowe ukurikije ibyo ubona urebesha amaso yawe urabona ubuzima butari kugenda neza ku buryo abantu bakeneye na siporo hoya baragakeneye kandi rero buriya siporo ni ubuzima ntabwo rero ushobora gufata abantu ngo uhereze amahoro uhereze umutekano wumvise ukuntu baherutse gutangaza ngo barahinze hoya kandi umva ikibazo ahantu kiri buri gihe ikinshasa yo babonye AFC M23 itangiye wabonye batangiye gukora isuku bati tido batangiye gukora amasuku tubwo n'u Rwanda oya no kuvuga ngo nyine umuntu wese udakora nkabo udafite umwanda nk'uwabo abatangiye kwitandukanya nabo sibyo gutangira kwiga kugira isuku ni ikibazo ubwo n'ubu kiriwe nimba goma uri gutumwimerere iyo uvuye mu mwanda ugana mu isuku uri gutumwimerere umva nawe icyo kintu ahubwo bakavuga ngo utangiye gukopera niba bakakwereka ariko umwanda wacu utangiye kutwereka ko atari byiza kuba tuwufite ahubwo dushaka kutwereka ko uriya muntu ufite isuku wowe ari we wakwigana kandi twebwe isuku kuri twebwe ni nk'icyaha ubusura udatangiye kudutera umugongo guteza abantu ni ikibazo cyane ni ikibazo gikomeye yego sempareka wenda ndi kugana ku musozo nze nongere nkubaze ngira ngo muri Sud-Kivu ubwo turi kujya ku mirongo y'urugamba biravugwa ko umuvugizi w'ingabo za AFC M23 Armée Révolutionnaire du Congo ariwe Wiringoma Colonel Wiringoma amaze gutangaza nonaha ku bijyanye n'ingabo z'u Burundi ziri kwicwa izindi zikaraswa hariya Mwenga aho kuzijyana i Burundi n'imibiri kuyijyana i Burundi ngo hari mu bice bita Kasiga icyo bakiri kujugunyamo imibiri myinshi y'abarundi bari kugwa ku rugamba hariya urumva abarundi bari gushaka gusibanganya ibimenyetso by'uko bari gukubitirwa hariya ariko ingabo z'u Burundi ziri guhondagurwa bari kwicwa mbese ngo ikintu umurundi ari kubona icyo ari kubonera hariya n'ibyandi bita ngo amepata cha mtemakuni wako wanapata cha mtemakuni uzi ukuntu bimeze se hariya ntabwo ari mu Gisoro ni mu Masoro ukubyumva hariya ni ku rugamba kandi mu by'ukuri nureba neza bari abana b'abarundi nta hantu namwe uburundi buri guhamagarwa ku meza y'ibiganiro bisobanuye ngo uko ikibazo cya Kongo kizarangira ntabwo Burundi buzabimenya ndetse nta n'uruhare buzabigira ibintu byose biri kuba noneho ni ku nyungu za Ndayishimiye za Neva ibi ngibi nyine Ndayishimiye we ari kwibyohereza yigirira neza gusa we ku giti cye ariko nyamara natekereza ko ashobora kuzaturana na bano bantu bo muri AFM ubuzima bwose akwiye gutekereza kabiri icyo bundi rero nacyo kintu gikomeye kurusha ibindi ariko nanone kubera ko ari muri politike
nta mwanzi uhoraho muri politiki, nta n'umukunzi, nta nshuti ihoraho muri politiki. Bisobanuye ngo none bashobora kuba batari kuvuga rumwe mu gihe nawe reka nkubwize kuri. Inyungu ndayishimiye ari gukura muri iyi mirwano iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Sud Kivu. Inyungu ari gukuramo nka ubwe n'inyungu Uburundi buri gukuramo nk'Uburundi. Niyo abasirikare b'u Burundi bahagwa hari ikintu kiri kuhava. Ibyo mugomba kubanza mukabyemera mukanabyakira. N'ikimenyimenyi n'abaturage batangiye kubona umusaruro wo kuri ingabo zabo ziri muri Kongo. Urabyumva uyu musaruro barawubona, bo uzababaza neza barawubona, wanagaragara. Ariko se Sempa tutabeshyanye, iyi ntambara ku gihugu cy'u Burundi kifite iyo nyungu, cyakoze uramutse mbwiye kuri perezida nabyumva. Umbwire Samu. Imisi ya none business ya mbere harimo intambara. Turi kumwe. Cyane 5-5. Nta gihugu na kimwe gishobora gushora abasirikare bacyo mu ntambara kitari bubonemo inyungu. Icyo cyo ubanza ucyumve neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nacyo kandi ubwacyo ntabwo cyakwemera kubijyamo kitabona inyungu. Bisobanuye ngo iyi ntambara abarundi bagitangira kuyijyamo babonye ko abaturage mu Burundi batangiye kuvuza induru n'abasirikare bamwe na bamwe bakajya bacika urwo rugamba. Bari batarasobanukirwa neza ikizavamo nuko bizagenda. Kuki atari ko bikiri kugenda ubu ngubu? Kuki ahubwo buri munsi bumva ngo ubukare ntibacanga kujyayo n'abaturage ntibakivuza induru ng'abana bacu. Byamaze gusobanuka, baba Barundi baba n'Uburundi batangiye kubona ku nyungu ituruka mu ntambara iri muri Kongo, by'umwihariko muri Sud Kivu. Ikindi kandi nta nubwo abo basirikare b'u Burundi batangiye kujya muri Kongo ejo bundi intambara ya AFM itangiye guhera za 2017 bari bariyo. Aho twe kwibaza ngo bakoraga iki. Bivuze ko nabo ahubwo muri iyi midugararo hari icyo bakoze kuko umubare wabo wiyongereyeyo. Cyangwa ahubwo kandi ku bijyanye no gutabara Kongo, shyiraho 0. Nta cyabaye, ntacyo bakoze. Aya Abarundi baratabaye hafi. Uzi ko Abarundi iyo batahagarara ntuza Uvira ubu ngubu AFC bigeze Kinshasa. Nta kibazo niba ari bo batumye Uvira idafatwa, Imana ibaho umugisha barakomeye. Aho iyo uvuga gutyo. Erega Abarundi ni abasirikare cyane rwose. Amakuru mashya bamaze kubona ko baronshinze atoriye ikora imyenda ya gisirikare mu Barundi. N'ibikoresho. Urabyumva? Urega iterambere rigenda riza mugabo. Urabyumva? Oya, erega buriya. Buriya turamutse tuvuze ngo ubushize FDLR yerutse kuronshinga imodoka. Tuvuze ngo kwigira ku Rwanda ni byiza. Nukuri kose twe nukuvuga ngo we read others follow. Nukuvuga ngo ikintu kiro kigaragara nuko nabo bahisemo kugira agenda. Baronshinze FDLR yaronshinze n'imodoka harya ntabwo yibuka. Harya zino modoka tuno tumodoka iriya ni imodoka cyangwa ni rifani? Faro. Oya, urabona ni structure y'imodoka genda bazakora mu myaka iri imbere. Iriya singa zasinda abanyeshuri bantuza biga tekinike baza Kicukiro ntibajya bazikora. Ntabwo bakora ziriya. Bakora izirenze ziriya. Yego nicyo nendaga. Ahubwo bandi bakuru mashya. Umukecuru yagiye muri retirement. Umukecuru nde? Inde? Wawundi utwite? Wawundi wari utwite? Oya. Wawundi uwo muri UN. Wawundi weruka Goma. Bitukayita. Aya ariko n'ubundi bari bose yayijyanyemo. Yatangajwe rwose umukecuru yagiye muri retirement. Inshingano ze ntibamwongereye manda isabwe no muri retirement. Aya ntabwo ari retirement byaramunaniye. Abura AFM kanseri iramukize utesaza kuyisura akanegosiya nabo nubwo yaje kunegosiya bikanga. Oya burya wa munsi bicarana. Ni naho munsi bura AFC buno bwigenze. Kuko ntabwo nibaza ukuntu
secretary general cyangwa se intumwa mu z'umuryango w'abibumbye iza kwicarana n'umutwe w'iterabwoba yaragiye ikorana amasezerano n'abantu bo muri AFM 23 yuko buri ruhande rugomba kwitwara. Haleluya. Ariko urumva nk'ibyo bintu oya ahubwo ni gute intumwa y'umuryango w'abibumbye mu karere yicarana n'umutwe w'iterabwoba no barangiza bakaganira uburyo buri ruhande rugiye kuzajya rwitwara. ni ikibazo gikomeye cyane. Yego Sempare kangushimire kereka abantu badukurikiye nimba hari ikindi wababwira ariko nubundi turakomeza kubana ari nako abantu badukurikiye Sempa ntabwo ameze neza ariko Imana ikorohereze umere neza biraza kugenda bigenda neza. Yego asante sana. Ciao ndabakunda sana. Yandemye Robeli sympathique. Yego ngayo nguko rero ibyo dutegereje cyangwa se ibyo duteganya ko bishobora kuza kuvamo ibisubizo abantu bari kugenda babona biri kugenda biba agaterera nzamba bwo abantu biteguye ko ibiganiro bya Washington bishaka gutanga amahoro arambye. Tshisekedi we ahise abizambye avuga ati uko byagenda kose nta kuvanga ingabo umuntu ashobora kubyibaza aya masezerano agiye gusinywa hagati ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ingabo Armée Révolutionnaire du Congo, ingabo za FCM 23, no kuvuga ngo aya masezerano nta kintu arebaho AFCM 23. Ibiganiro byaho by'idoha ku ngingo bari kuganiraho birakomeje. Aya masezerano areba u Rwanda na Kongo. Sinzi impamvu no mixage no brassage Tshisekedi yabipostinze, ubwo abandi muraza kujya muri comment mudufashe kubisobanukirwa neza cyane. Reka mbashimire abantu twabanye abo tubana umunsi ku munsi ku makuru tubagezaho, mujye muri commentaire ubundi dusangira ibitekerezo. Urugendo Online TV inside Rwanda Media, we love you so much.